Yes, undi munsi andi mahirwe abandi rero mutuma tukabatumikira kubatengwa bitaba mu ntego y'umunsi MMTV terambere ryanyu ishema ryacu. Hanyuma rero iyo mutubona hano tuba twaje turi ya timu isangira ijambo n'igitaramo kugira ngo byibuze turushizeho gukomeza kubasusurutsa aho muba muteraniye. Uyu munsi rero nk'uko mubibona ku mashusho abantu bambaye Kanyamukwengo comedian, inyuma ku mugongo turaza kubabereka ni team Kanyamukwengo cyangwa se umuryango wa Kanyamukwengo, abakunzi ba Kanyamukwengo baba baje kumushagara, baba baje kumwakira hano kuri Jomo Kenyatta International Airport. Hanyuma rero David turi kumwe na Sultan Online TV, turi kumwe n'umuhanyi TV ndetse na mugenzi wanje kuri MMTV. Hagati aho none kandi turi kumwe na Isoko TV nk'umuyoboro w'ibyiza byanyu byose muba mushaka. Kombineza rero iba yaduhuje no kwakira umuvandimwe. Ntarakira Sultan ndabaza tugire Kanyamukwengo atumanuye tu agafuka. Hanyuma rero abantu basimayiringe bishime maze twakire intore kega kugira ngo akore mu nganzo maze twakire Kanyamukwengo comedian. Yes, aha turi mu gihugu ca Kenya ku kibuga International Airport ya Jomo Kenyatta, aho twaje gufata iri timu ya Kanyamukwengo David comedian imfura nzima Daudi, kuko twabibabwiye mu kanya muri intro bwo twafataga umuhanda dufata undi muri jam ariyo traffic cyangwa se embouteillage. Turimo tugenda twaberetse imodoka yari imbere yari ifite keke ibinywaji, tubabwira ko airport turi buhakora akantu gato gusa. Abazi Mombasa Road ntago tubabwira exactly address kubera impamvu z'umutekano wacu, ariko nanone imfura ni nyinshi hano kandi zirimo zirabikora neza. Yes, murabona ni team Kanyamukwengo comedian, murabona bambaye imikara, ni intore kazi nziza nabari mu by'ukuri barimo bikora neza. Mbere yuko tubakira kugira ngo tugere kumushitse nyirizina David Kanyamukwengo, turashaka twumve badufashije kuza gutega Kanyamukwengo baganire mu magambo abiri. Wumva utagiye? Murakoze cyane, ndumva nishimye kubw'umuvandimwe ko yaragiye akaba agarutse n'ibyishimo. Ukaba waje airport, niwe waze gufasha keke cyane uri mu yikate wayizanye ariko ntagura ibikate. Reka Steve komereza ku ruhande rwawe hanyuma batwakire, hanyuma bakomeze batubwire meza tuze kugana. Nanone ntarakira mugenzi waje uyu munsi mfite microphone zibiri Isoko TV ndetse na MMTV. Hanyuma rero twahuye kugira ngo dusangire igitaramo, dusangire ijambo maze turushizeho gukomeza gususuruka. Turi kumwe na mugenzi waje umunyamakuru wa MMTV, araza nawe gukora mu nganza ariko nanone Kanyamukwengo uriyumvutse. Uyu munsi ati ntavuga menshi ahubwo abangaba kubera ibyishimo seje kuri benshi. Turi kumwe nanone n'umuririmbyi uzwi cyane Gentil, araza kutubwira. Gentil, urakaza hano kuri kamera z'Isoko TV, MMTV 1, Sultan Online TV, umuhanyi ndetse na Minembwe. Merci beaucoup. Nishimiye kuza kwakira Kanyamukwengo. Ndi umufana mukuru cyane ukomeye. Ese urabizi Kanyamukwengo? Makuru ukomeye cyane. Niwe lady. Uyu munsi yo ntantamira ifi Kanyamukwengo aramira keke. Arabakumirana. Nanone ku ruhande hariho Mami, ni umuririmbyi wa Sekira ariko yasesekaye ku mashusho aho yaje kwakira Kanyamukwengo. Uriyumva ute kwakira Kanyamukwengo?
ndumva ameze neza cyane ndishimye tukaba tumukumbuye cyane mukazana gito uyu ni mukazana gito atangiye kumena amabanga Kanyamukwengo niwe tugezeho hanyuma turaza kukwakira hanyuma nanone turaza kwakira umunyamakuru wundi wa MMTV twaje turi babiri kugira ngo nawe aze kugira icyo akora ahagarariye urwego rwa gospel ariko uyu munsi twahuye Kanyamukwengo bijyaga ngora nakijijwe baterejwe mu gishaka Kanyamukwengo urakaza man nuko navuye nirutse ndafata mikono nyine yifate data nyifate taje kontera intuzi iyi kamera kiramona ndareba ndebe gutya cyane mvuze impande wawe gusa komera aha rero nabuze ikintu navugaho nibwo bwa mbere mu buzima nkoreye surprise bwa mbere kandi sinza ndira nico kibazo nagize dore za MM TV dore rero ebana vraiment nishimye cyane nishimye mwantunguye Steven twaravuganye twavuganye na Steven na kina mama hano ariko sina iwe yari yambeshe ngo uyu munsi araje mu yarusi ntaboneka none surprise bano bantu bose sinarinzi ko baza hano aba bagabo sinarinzi ko baza umuntu narinzi wenda ushobora kutabura hano ni Steven na Rabana Isoko TV ariko ebana ndishimye kabisa ndishimye iki ni igikorwa mukoze gitangaje kolabo y'abanyamakuru Umuhanyi TV MMTV Sultan Online TV wewe MMTV 1 Isoko TV bari ku buhanga bw'amashusho bose man ebane kabisa kano kantu mwakoze naka nurundi rwego sanze mugeze kure man kujya iyo abantu batindanye timuze mubona iterambere ry'abandi uko mushobora kuba mutazi iterambere mufite aka kantu konyine mwakoze collabo profata Mike ukayiha Sultan akayirekura akayiha MMTV akayirekura akayiha Umuhanyi TV man ibi ni ibintu kabisa bishimishije rero muri make ndishimye cyane kubabona mwese muri hano n'aba bafana banje bankoreye imipira nta kintu kimeze neza nko kwambara umuntu ko kwambara tukubarizamo ubwo wasesekaraga hano kuri Jomo Kenyatta International Airport aho ugarutse mu ndyamo zawe kuko wagiye mu Rwanda uvuye muri Kenya experience ntoya wakuye mu ruzinduko rwawe cyangwa se urugenzi rwawe ni iyi kiruko ndamanye vugira hano mubaye kugira ngo abafana zuzu baravuze experience ijanye ya mbere gusa kantu wungutse mu ruzinduko rwawe mu ruzinduko rwanje mane ni byinshi nungutse kabisa kimwe gusa nungutse ibintu byinshi nakoze ama interview ku binyamakuru byinshi bitandukanye turabaramukije abo bose mwakoze ebane bose ibinyamakuru byose siniriwe mbivuga mu mazina ikinyamakuru cyose cy'u Rwanda cyankoresheje interview respect kabisa bakoze ibintu byiza ariko ngeze hano nanje akantu mbonye intambwe zanyu neza ziri mu ntege zabo gutya batamba tutambe nyuma yawe kabisa Devi urakoze cyane kandi uhawe ikaze kandi uriye rutema ikirere ufata mu gihugu c'ababanyi ugezeyo ukora collabo nyinshi mu by'ukuri turakeka tudashidikanya ko mu byo wungukiyemo harimo n'amakolabo zitandukanye twagiye tubona ziri kuri Kanyamukwengo comedian ari ama season zagiye kurikiraho ya Nyagotomera ubu none ukabugarutse mu ndyama tuzi ko ari byinshi uzabwira itangazamakuru ariko nanone hari nka kimwe bibiri ushobora gutanga itangazamakuru rigusanze kuri rivage ya airport nubwo tuzicara mu kirambi twaganira tatu ukatubwira ibyo wakuye hariya ndetse n'ihamba wazanye mugabo ukarigeza ku mfura wasanze hano muri izo nyungu wagiriye mu ruzinduko na experiences ariko nanone hari icyo dushobora kuvuga tukabwira abakunzi ba Kanyamukwengo ndetse n'abakurikirana izi TV zose zateraniye hano mu byo twitega tuzi ko ari byinshi ariko se byibuze mu byihuta mu ma breaking news watuzaniye ate ubu ngubu icyo mwitega none ni ugukora ni ugukubita bazavuga ni ugukubita utagira utababarira ubu ngubu experience nakuye hariya ni ukuvuga hariya nk'uko mubizi mu Rwanda n'ubundi ibi byose dukora ibyinshi dukora turebera hariya ntabwo twatinya kubivuga ari abanyamakuru ari abakomediyane twese dufite abo tureberaho mu Rwanda kubera ko muri community yacu nta mukomediyane kugeza ubu nta mukomediyane novuga ngo w'umumambure mfite ndi gukora ndeberaho wenda ufite ahantu yageze kure ushobora gukora mpangenda nigiraho kugira ngo ngere ahageze ahubwo twigira ku bandi so abo hakurya hariya mu Rwanda rero ni ukuvuga ngo icyo nakuye hariya cya mbere nasanze nta kuryama guhaba ni ugukora nimba warakoze umuntu ugomba kuwukoresha kugeza
ubaye gutya amapire arangiye. ikindi cya kabiri ni ugushira hamwe kimwe nakibonye icyo cyo nta n'ikindi nasaba kukivuga kuvugiye hari ikintu cyaje cyitwa imbone z'umuco ari bimwe uzabona natwe tuzakubwira nk'amakuru yaje agaragara nyuma aho ugendeye kandi birimo bikora neza. Izi ni imwe mu mbuto z'imbone z'umuco kandi uzabibonaho. Reka tureke gutinda kuko hano ari navuga ku gaturiro nanone tuze kuja mu kirambaho intorero bivuze kuvuga neza zikanaganira bakaguhaga nk'utuzu kabankuwoka. Sinzi ko no rugendo ruzarumena nkaruragwa iwacu biratandukanye. Dufite ukuntu turi bugukandeho Steve ngaho komerezaho umuhanga. Nanone nje ntaragira ikindi kibazo turaza kwakira nanone mugenzi wacu ndi munyamakuru wa akubaza ikibazo kimwe hanyuma tugane ku musozo. Ndakeka ibintu byinshi babimubajije Kanyamukwengo twishimiye kwakira ngira ngo wabibonye abafana bawe wari witeguye ko bari buze bangana gucyama. Nari mziteguye kabisa. Ntabwo wari ubyiteguye nagira ngo byibuze gusubwira ijambo rimwe baba baje kwakira ndetse hari n'abandi benshi babyifuzaga ariko batabashije kuza nagira ngo bagenere ijambo rimwe gusa ry'umunsi. Abafana banje rero mpereye kuri bano baje hano buriya abafana ba mbere ni abanyamakuru nimba mutabizi abafana ba mbere tugira ni abanyamakuru bujya muri abafana bacu kandi natwe turi abafana tutabafite no kuvuga ubundi kugira ngo umuntu yitwe umusitare nubwo wenda tutarababa abasitare turababa neza ariko aho tugeze hose ni gutya n'abanyamakuru. Rero isho nobwira abafana bari hano mwese gutya iyi timu yanje ya Kanyamukwengo sinzi ko babonye no mipira hano inyuma niberekere barebe inyuma muhindukira barebe timu hano imbere ni Kanyamukwengo hano inyuma ni timu. Rero ebana mu magambo make vraiment sinobwira ukuntu nishimye pe ndishimye kandi mbihaye agaciro kubona n'iby'agaciro mani kubona uzindukura ukava mu rugenzi nta kuvuga ngo nibwo bazavuga nyine ngo twabasiri batera uzugenda ugataha uko wasize inzu ukayisanga ukiha pole ariko ubu nyine noneho ndaruta abashatse ndabaruta nje none naje kwakirwa n'abantu bangana gutya ariko wenda nko washatse azayakirwa n'umugore we gusa ariko nje kuba mfite abafana bangana gutya abari hano abifuzaga kuza batabonye uko baza n'abandi bose umufana wa Kanyamukwengo wese ebane vraiment ndabashimiye cyane bivuye ku mutima aba babaserukiye nshimira n'abafana ba Sultan Online TV abafana ba TV abafana b'Umuhanyi TV abafana b'Isoko TV ebane dore respect guys hanyuma rero urabizi ko abakunzi b'Isoko TV nubwo ngo dukorera no kuri TV hari ikibazo banyandikiye baravuga ati turabizi uri wabundi dutumikira kubatengwa bitamu ntego uyu munsi yavuze tukubaze ikibazo kimwe iyo ni comment yaje ku Isoko TV aratubwira ngo tukubaze ngo se ukicururuka ku kibuga c'indege ikintu wabonye uzakumbura Kigali kimwe gusa neki ikintu nari kuvuga nzakumbura Kigali nari kuvuga ko nzakumbura isuku ariko nane kuri airport haracyari isuku keretse ahubwo mu mbaza nasohotse airport keretse mu mbaza ngeze kayero cyangwa yari yahirya zasohotse ariko Kigali hameze neza vraiment hari isuku hari na hantu uzugenda umeze gutyo usinziriye uko ngangutse ngeze hano. Hanyuma rero mugenzi wanje Sultan nibuze gusoza kubera kuko arinje watangije introduction ariko tugana ku musozo mu izina rya Kanyamukwengo comedian mu izina rya timu yiwe mu izina ry'Isoko TV mu izina ry'Umuhanyi TV mu izina rya Sultan Online TV TV Minembwe TV cyangwa se imboneza umuco hose turabashimiye izo channel zose twagiye tuvuga mu mazina urunguruka hana kakigwa n'ibara ritukura akore subscribe tuzi kuko muri babandi namwe mutadutenguha cyane kuko ibyo dusangiza ari ibyanyu kugira ngo tubashe kubisangira ikirambiri cyakindi ejo tuzaba tubazaniye part 2 dukomerezaho uyu munsi rero nandi mahirwe. Inshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri channels cyangwa se ku byambo bitandukanye nanone ni muri wa mugambi wo kwemerana ufite icakora wese tukamumurika tukamuzamura kuko iyo tumuzamuye turazamukana erega ntabwo wazamura ngo numara usigare hasi mu kwemera rero no kwemezanya no kuvuga ngo uwo dufite ukora ikintu tumuha agaciro akwiye niyo mpamvu turi hano rero tugiye gukura ibirori hano kuri Jomo Kenyatta Airport tugiye kuzerekeza Mombasa Road side ya June ntabwo turi bukubwira hotel kubera impamvu ko udafite invitation ciao naho ubutaha imfura murazibona peace ku bafana bose yego nuko yego